amen. tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Abadukurikiranye kuri ino channel turishimye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Dufite umutumirwa ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana cyangwa ibyo yumva bimuri ku mutima akanya gatoya, ariko Uwiteka abashyigikire. Rero ibuka gukora subscribe no gukanda share na comment. Mu izina rya Yesu Kristo turakwakiriye. Urakoze cyane. Uwiteka aduhana umugisha. Twifuje rero kumva utubwira ibintu birimo bigufasha muri ino minsi. Uru rugendo urubona uti? Uru rugendo mbona ari urugendo ruri kugora abagenzi, abakirisitu, abantu bose bari gushaka Imana. Ariko nibarushaho kugira ishyaka n'umwete byo kuyishakana umutima ukeye kandi utuje, izabashyigikira. Yego. Ese koko iyi Mana ni igiki kintu yaba yaragukoreye mu buzima bwawe kikagutera courage ukavuga uti njyewe iyi Mana nzayinambaho? Iyi Mana yangiriye neza. Mana yagiye ikiza abarwayi benshi ndabibona. Yego. Genda ikora imirimo ndabibona. Twinjiye mu gihe cya covid Imana iraturengera, ivugana natwe ko izabana natwe. Intambara nyinshi yagiye irwana mu ruhande rwacu, turayibishimira. Imana ihabwe icyubahiro. Icyubahiro. Ese urabona hari ibintu byaduca intege muri uno murimo cyangwa twakomeza? Ni iki wabwira abantu barimo batwumva? Suko ibitaduca intege bihari, ariko uko tugenda turushaho kwegera Imana no kuyihamagara no kuyisaba ngo iturengere, nayo izareba umutima n'ishyaka twagize, nayo idushyigikire muri byose. Yego. Hanyuma rero tuguhaye ikaze kuri ino channel. Uratangira wibwira amazina yawe yose abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Ayinkamiye Tereza. Yego, ubwo ni Teddy. Hanyuma numvise urimo ukunda kuvuga ijambo ngo niko byesitaye. Niko byesitaye. Abantu benshi twafashijwe hano. Ahangaha rero ugeze ku isi hose. Abantu bakurikiranye ino channel n'abazabona ibiganiro byawe babwira ibyo bintu uko byesitaye, uko Imana yabyesitaye. Ubundi ijambo biresitaye, ijambo ryamfashije cyane. Amin. Nasanze mu buzima umuntu agenda abamo, Imana ariko iba yabishatse. Yego. Kandi iba yabikoze mu nyungu zayo. Igenda imurinda muri ubwo buzima aba yagiyemo, niko iba yabyesitaye, hanyuma yo igakurikiza uko byesitaye. Haleluya. Hanyuma ikagenda imurinda muri uko kwesitara k'ubuzima bwe. Yego. Ikagenda yesitara. Uravuga uti nimba ari agahinda niko Imana yabyesitaye. Yego. Nimba ari umubabaro niko Imana yabyesitaye. Nuko nguko yo ifite inyungu zo kurinda muri uko kwesitara kwawe, uko yakugenje. Yego. Yo igira umushinga wo kukurinda kuko ariko yashimye ko byesitara. Ariko uko byaba byesitaye kose nta cyaburizamo umugambi w'Imana. Urasohora kuko iba yaravuze. Kandi irindi jambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore amahoro. Ariko ibi bintu byesitaye ubundi njyewe hari akantu ka nose iyo naje gutekerezaho. Ibi bintu ni Imana iba yarabyesitaye, ni shitani uba yarabyesitaye, bigeraho bikarangiza manda. Ubundi mu mateka dukurikirana dusanga Satani itarusha Imana imbaraga. Yes. Ari imibabaro yakuzaniye Satani, ari n'ubuzima Imana igushyizemo, byose ikora ikintu cyo kukurinda. Imana yifite imbaraga zo kurinda umuntu. Imana ishimwe. Irakureka bikakugeraho, irakureka bikakubabaza, ariko ntige kure y'ubugingo yagambiriyeho kuzasohozaho umugambi mwiza. Amen.
ikabyesitara muri ubwo buryo bwo kugambira kugira gute kukurinda. Nasomye ijambo rirambwira ngo ifite umugambi yego wo kugirira neza umuntu uwo ari we wese, Imana ishimwe, kandi uko ibisanze siko ibisiga. yego irindi jambo riratubwira ngo ntago yaremeye umuntu kubabazwa iteka, ahubwo yaremeye umuntu kugira gute kumunezeza, Imana ishimwe, cyangwa se kugira ngo yanduzwe iteka ahubwo ahore yezwe iteka. amen, nicyo yaremeye umuntu. iyo rero muri iyo mihigo yayo ikora akantu ko kukurinda, ikesitara imirindire yawe. haleluya. aha watubwiye uti hari aho wabwirije uratubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. yego abantu muri ino minsi bafite ibibazo, tugarutse kuri iri jambo, ni iki wabaha cyo kubahumuriza? nibahumure. amen. icyo nabonye cyo ntabwo Imana yirengagiza umuntu yaremye, kuko iba yaratakaje ingufu nyinshi, haleluya, iba yarakoresheje ubwenge bwinshi kugira ngo ireme umuntu wayo. yego yakoze ubutabizi bwinshi kugira ngo ireme umuntu. hanyuma niyo mpamvu itareka umuntu, ikora umushinga wo gutekereza kumukiza uwababajwe wese ikamurengera. yinjiye mu mudugudu, Yego. twasomye ijambo muri Matayo yego ibice 9 ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa 8. yego niho twasanze iri jambo rivuga ngo yabwiye ikirema ngo ikorere yego uburiri bwawe ugende, Yego. kwizera kwawe kuragukijije. amen. aha hantu ni uko yabonaga itabimwikoreje ngo abantu bose babibone ko ari Imana ikiza, ntabwo bari bwamamaze inkuru, yego ariko kuko babibonye ko yakijije bagize ishyaka n'umwete Yego. bwo kwamamaza inkuru ko babonye umuntu ukiza. Imana ishimwe. yego kandi koko Yesu yaziye igihe, yaziye. nubwo yaje mube ntibamwemera, abo yazaniye ubutumwa ntibabwakira, nibo bahindukiye bamugirira nabi. bamugirira nabi. no muri uko rero kumugirira nabi, Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga yuko Yesu ari we waje ari umuhanuzi mukuru. yego Aboneka mu gihe cy'abatambyi, aboneka no mu gihe cy'abahanuzi. yego uyu mugabo tumufiteho amakuru menshi, tumufiteho ibintu byinshi. noneho tuvuge ngo duhagarare dushikame, nubwo ibikomeye biri imbere, nubwo ibiteye ubwoba biri imbere. ese koko nawe uhamya yuko Kristo ko kazagaruka? azagaruka kuko ari isezerano yasezeranye natwe. Imana ishimwe, yego Imana ishimwe. umubwiriza yaravuze ngo igihe ni cyacyo. icyacyo gihe. ubu iki gihe turimo tukihanganire. yego dutegereje Mesiya kandi azaza. yego Imana ishimwe, Imana iguha umugisha. murakoze cyane. mu bintu byakuranze ahanini, mu bintu byo gusenga, byarakunyuze, yego ukura uku nguku byarakunyuze. byaranyuze. hanyuma rero tugusabiye umugisha w'Imana. murakoze. ikindi tugiye kugusaba ni ukudusengera no gusengera abantu bagomba gukurikirana ibi byigisho n'indirimbo. yego urakoze cyane, ngaho dusengere. Mana nyir'ijuru, haleluya. uri Imana y'imihigo kuri twe, uri Imana y'amateka kuri twe, nushimwe. uri Imana yarengeye abanyarwanda nk'uko warengeye Abisiraheli. yego kandi iki gihugu gifite mu mugambi wawe, intore zawe zigutakira uzifite mu biganza byawe, haleluya. kandi ntawe uzabasha kugukuriza intore mu biganza, kuko waziremye uzikunze, Imana ishimwe. ugira imihigo yo kuzirinda uzikunze. Baba Kristo, turasabye rero ngo nugumye urengere igihugu cyacu, haleluya. nugumye ushyireho uburinzi buhagije.